turacyari mu biganiro byahuje abashumba batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda bagize igicaniro cy'ububyutse. Turi kumwe na Pastor Kabanda, yari yaje ari kumwe n'umufasha we. Hari byinshi byaganiriwe muri ibi biganiro, reka tuganire nawe tubwire muri ibi biganiro abantu batabyitabiriye mwaganiriye iki? Twavuze ku bintu bitandukanye. Icyambere cya byose twavuze ku kintu kigendanye n'ubumwe bw'abashumba, uburyo twabungabunga, twabusigasira. Twabonye ko ubumwe n'imbaraga, umukozi w'Imana bivuzeho Reverend Antoine Rutayisire. Ubumwe bw'abashumba ni ikintu gikomeye. Usibye n'abashumba, ubumwe muri rusange ni imbaraga, haba ku gihugu, haba ku itorero, haba mu muryango. Ubumwe ni imbaraga. So icyo ni ikintu cya mbere twavuzeho, kandi dushaka no gushishikariza bagenzi bacu batashoboye kuba bari hamwe natwe muri fellowship twagize. Then ikindi kintu cya kabiri twavuze ku buryo bwo gusenga nk'abashumba ndetse n'abandi bantu muri rusange. Twashyizeho igicaniro cy'ububyutse, yego, ariko tunashyiraho na prayer chain ihuriwemo n'abantu batari bakeya. Urwo ni nk'uruziga rw'amasengesho, ku buryo buri saha y'umunsi igizwe n'amatsinda abiri aba ari kwizamasenga. Buri tsinda rifata iminota 30 risenga. Ni ukuvuga niba hari abatangiye saa moya za mu gitondo bageza na 30, hakaba hari abandi bavana 30 kugeza saa 2, umunsi ukarenga. So dufite amatsinda agera kuri 48. Yes. Abo rero twavuze uburyo twanayagura, tugashyamo abandi bantu, tugasengera igihugu, tugasengera umurimo w'Imana muri rusange n'ibindi bitari bikeya. Ikindi kintu cya gatatu twavuzeho cyane, twavuze ku bintu bigendanye no kwiteza imbere nk'abashumba. Kwiteza imbere nk'abashumba mu buryo buri financial, mu buryo buri economic, ku buryo abashumba ntabwo bivuze ngo kuba umushumba ubukene n'umurage. Numwe tumenyereye umushumba bavuga ko ari umuntu wambaye inkweto yahengamye. Iyo ni imyumvire ya kera, ibyo byarashaje. In fact umushumba niwe ugomba gusa neza, niwe uhagarara imbere y'abantu, niwe ugisha abantu, ndetse wakwigisha abantu ikintu utazi utari cyo. Yes. So twavuze ku bintu bigendanye no kwiteza imbere nk'abashumba. Twavuze ibintu bigendanye n'abashumba kuba bashaka nk'ibindi bintu bakora byabinjiriza amafaranga, ndetse no gutangiza ibintu by'amakoperative. Amakoperative, tukashaka nka banki tugafunguzaho konte, tugafashanya. Hari bagenzi bacu bafite ibibazo bitandukanye, ibibazo by'amatorero. Bamwe bafungiwe kubera amikoro makeya, abandi usanga bafite imbogamizi z'ubuzima runaka, tugafashanya abantu bakazamurana. So muri rusange ibyo nibyo bintu by'ingenzi cyane twashoboye gushimangira muri fellowship twagize. Hari icyo mwagiye mukomozaho cy'abashumba bafite amatorero akomeye azwi, cyangwa n'abandi badafatanya cyangwa badashaka gufatanya. Igicaniro cy'ububyutse mwari abashumba bake, abandi bose ntago bari barimo. Kwibona muteranye gutya bisobanuye iki? Ntabwo nahita ncurubanza ngo yenda ngo bose babujijwe n'ubushake bukeya, cyangwa se no kwicamo kabiri n'abandi. Nubwo hari abo bishoboka, hari abantu bashobora kubuzwa n'impamvu zitandukanye, z'imirimo, ingendo, n'ibindi bitari bikeya bishobora kubuza abantu kuba bakwitabira. Kuko nanjye nahageze ntinzemo gatoya, atari izindi mpamvu, ariko ari ukubera inshingano zimwe na zimwe, ahubwo ngira amahirwe sinasiba. However, nubwo bimeze gutyo, hariho abandi bashobora kumva ko bitabareba. Hariho abandi bashobora kumva ko yenda ibyo ngibyo n'ibyo abashumba bagishakisha, bagikeneye amaboko ku bandi, ariko sibyo. Umuntu waba yenda wasibijwe n'iyo myumvire irashaje, niya kera, akeneye kuyireka. Kuko dukeneye guhuza, tugahuza imbaraga, tugatekereza ibintu bimwe. Development ntishoboka nta unity, kuko nta muntu umwe nk'ikirwa uhagaze wenyine uhaba. Ntibishoboka. Umuntu uwo ari we wese uzabona ukomeye muri iyi si yazamuwe n'abantu.
nta muntu uzamuka wenyine, umuntu azamurwa n'abandi, perezida atorwa n'abaturage, abadepite batorwa n'abantu bahinduka ibiraro by'abantu cyangwa se esikariye zigize abantu mu birere. So ubumwe n'imbaraga. Mwize Zaburi y'133 nicyo cyanditswe Reverend Dr. Antoine Rutayisire yasomye. Cyagusigiye iki kuri wowe? Icyo cyanditswe yenda no kuba takizi cyangwa se mwanabisoma, kiravuga ngo mbega uko ari byiza kandi igikundiro abavandimwe gutura hamwe bahuje umutima, ngo bimeze nk'amavuta y'igikundiro atemba ava ku mutwe wa Aroni agasoreza ku myenda ye, ngo ndetse ngo bimeze nk'ikime gitemba ku misozi y'Herumoni. In fact icyo cyanditswe n'ubundi gihuye neza neza n'ibyo narimo ndavuga ku mbaraga z'ubumwe. Ahatari ubumwe hari ibyuho, ahatari ubumwe nta sakaro rihari, ahatari ubumwe nta mbaraga zihari. So icyo rero kinsige cyangwa se kingishe gikomeye cyane nuko imbaraga z'ubumwe nizo dukesha iterambere, nizo dukesha success, nizo dukesha gukomera, nizo dukesha ibintu byose dushobora kuvuga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yes. Murakoze cyane, turabashimiye. Murakoze.